Ibi ni birijana. Ahangaha ni birijana. Mr. Softman. Uzimije buji. Let's go. Soft. Badman igikombe ngomba kubucira urubavu. Niyo gahora nicyo canzanya hano i Kigali. Uziko Uba turameze neza kora. muri neve bya bindi Muri sauna no muri massage mugira gutya. Umva ngusobanurire. Muri university hande bamwe bigisha ngo uduce tw'umuntu. Ushaka kumva ukuntu umutima utera. Wakora hanga. Umeze ko hakora Softy. Softman. Ubona ukuntu ajya maka balance ngahita nkagaruka. Ngahita ngasubizayo. Softman. Uyu nguyu ari muri ya timu yatsinzwe bakuza. Baje ari igisheni. Hari sheki y'ibihumbi 500 akaba n'igikombe urumva ko uyu munsi yo kubishyira ku yindi ntera gusa icyo nabisabira ntimuze kubipfiramo. Bakomeje. Nose ndakomeza n'umuntu ndusha. Bacafite ahandi hantu tugomba kubitanira. Aho tugiye igihumbi njya ngo ibihumbi Bamaze kuba kabiri ze. Bishireho nange nabiterura. zana gatanu. Ako kufite ubwo. Zose ziri kuvuga ma. Yes, ni GJC Media TV. Twongeye kugaruka noneho ubu ngubu ni kwa gatanu nkuko twabibasezeranyije umunsi wa finale. Reka turebe n'induri bwerukana iki gikombe kabisa. Katubaze twisuriza abantu bacu mu gihe turi muri gym dutegereje uza gutwara irushanwa. Abantu bo mu Rwanda hose mu ntara zitandukanye kare 5, intara y'amajyaruguru, intara y'amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali turabasuhuje. Abantu bari muri Kongo, i Burundi, ahantu bose turabasuhuje kabisa. Abantu bari Tanzania, Kenya, abafana bacu baba batwandikira tubabona turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu. Ngende umukristo. So, abantu bari muri Amerika, abantu bari mu Bufaransa, ibihugu byose bitandukanye ku isi hose turabasuhuje. Murareba n'ubundi ruhande rwanjye ntago ntinda cyane mu magambo. Ni the bad man. Ndi kumwe na ba nyiri ibikorwa. Softman. Ba nyiri ibikorwa baje guterura. Man barambwe ngo tutwuma twanyu turoroshye. Ngo bayita ngo soft nguki. Ngo Softman. Wowe bamubwira ngo ni hard man. Uyu nguyu akora mechanic. Positive ya soft ni hard. Ubwo nari reka dutangire mbabwira ngo ibi byuma biroroshye kangiregeze kamwe nkwereke nde yewe bya byuma birakomeye siko nabyibwiraga. So ni the factory bazitubwire ni factory fitness factory gym hano mu soko rya Nyarugenge kuri floor ya 3 yego kuri floor ya nyuma bahita bakata uburyo ushaka kureba abantu Rutambi akorera sport hanyarukiye guhera kwa mbere kugera ku cyumweru mba ndimo kabisa ya umunyarubavu witeguye gute Buhoro igikombe ni cyawe se igikombe ngomba kubucira urubavu. Niyo gahora nicyo canzanya hano i Kigali. Bagenzi bawe nguvuye kubaherekeza umwe w'ibushi n'undi w'imusanze nguvuye kubaherekeza. Ewana umushi namuherekeje uyu musanze namuherekeje bose bagezeyo amahoro. Chap hereza mikro umusifuzi twumve. Umusifuzi icyo gikombe batubwiye ngo ni pirate. Murabibona ko ibintu twabishyize ku yindi ntera. Urabibona ko ibintu twabishyize ku yindi ntera. Amadolari 1,700. Ninde wakubwiye kare pirate? 1,700 ngo ni 1,700 ku gatuza. Umbwire ko abantu bagiye gupfira aha ngaha gusa kwibagirwa ko hari na sheke. Hari sheki y'ibihumbi 500 akaba n'igikombe urumva ko uyu munsi yo kubishyira ku yindi ntera gusa icyo nabisabira ntimuze kubipfiramo. Nyamara ibi bintu ntago byoroshye. Muze kubyicaniramo ibyuma ntari ibaze ko ngiye ubu tuvugana ibyuma mbiterura ubuntu none bazagiye amafaranga nava n'imyundo waterurisha yego ko bana yanjye ako uyu muhungu we yapfuye kare umunyarubavu afite ubwoba yapfuye kare ari nagara ahangaha mu bitekerezo nagara bagaze gutyo urabona afite ubwoba umunyarubavu ni umusirimu Rutambi reba Jordan umunyarubavu yambaye wayibonye ndebera hari ubu se yambaye Jordan umugeni yambaye igisheke asimuka babeye yawe ngiri munsi yiwe niko oya irayobonye tuzareke haraka abanyarwanda abantu bazi Jordan ubu se kuzamuye umuranga yaba n'agakabutura korohereye reba isogisi twebwe twambara amarike ariko nawe yambaye isogisi
reba bayita Kendrick Lamar. abagabo bamenyereye gym kabisa. So reka tudatinze tubanze tumenye ibintu tugiye gukora kuri finale n'ibiki ugiye gukora. So mbere na mbere nk'ibisanzwe abantu ko babizi hagiye kubanzwa gukora chest iri flat. Ubwo sinibuka murashaka ko duhera ku biro bingahe? Ni chest twebwe turatangira kubiro tubinzanye ndashiraho nyine bisanzwe. Ya murashaka nyine ko duhera kuri 100 turahera ku 100 tuzamura. Kuri 80. Okay, turahera kuri 80 tuzamura. Ubwo uri butorere byinshi ni ubutsinze. Ubwa kabiri tureta tujya kuri deadlift naho sinzi ibiro turi buhereho turabibara tugezeho. Ubutsinda umuntu watsinze kuri chest natsinda kuri deadlift ni nkaho abatsinze babira igikombe arabagitwaye. Gusa uko byagenda kose turajya no kuri squat naho duhere ku biro 80 tugenda tuzamuka tureba utsinda. Ubwo ngubwo umuntu natsinda undi gatatu inshuro 3 zose hose amutsinda. Ubwo undi guterura arahita bireka. Nta guciye mu ijambo ngo chesting ibame ibyiciro bibiri. Ari guterura ngo no guterura ibiro inshuro nyinshi. Nabyo murashaka kubikora? Nta kibazo. Guterura inshuro nyinshi. Okay, ubwo ngubwo wari bukore mu byiciro bibiri, guterura ibiro byinshi no guterura inshuro nyinshi. Okay. Uziko Ubasira neza kora. muri neve bya bindi Muri sauna no muri massage mugira gutya. Umva ngusobanurire. Muri university hande bamwe bigisha ngo uduce tw'umuntu. Ushaka kumva ukuntu umutima utera. Wakora hanga. Umeze umutima umeze Agatuza. Washyushye ariko burane. Agatuza sahubwo. Rutamba kora reflexology none. singikize dore ngo umucamanza. So tutanatinze kwanza ndumva twatangira. Genda nabanza. Ndumva twatangira. Hari Biro ikibazo 80. Ndumva twatangira rwose. Igikombe cyo reka kibe kibitswe ntari. Iyo gifata ze n'icyawe. Ushaka kugitana abona tukigwaye tukibuga tukirukankana. So kadutangire ngewe ndaba ndahanga nogeza nk'umuntu uri kogeza umupira. Ufite ubwoba ma? Ntabwo bamfite man. Ntabwo bamfite. Ntabwo bamfite. Dore ugize gutya ava amaraso. Arimo rikanga ndi gufasa ndi icyuma papa. Si yose niyo. Ni 20 si 80 sibyo ngibyo byose hamwe. 60. Shira 10. 10. Drengi giye mjo ngira bani ngo 22 waziranska. Nawe ufite ubwoba mani. Kabanya ubwoba ibi ni ibintu bisanzwe. Njye ubwoba se? Ibintu wakoze ejo bundi. Njye nakubise bakanaka. Bakanaka. Ibaze nakubise abanyamujyaje umunyacyaro. Nabamushi basubiza. Bamushi nyine. Wowe umukise? Je ndi umunyarubavu. Ntabwo bufite mazi. Ntabwo bamfite mazi. Erega ariko ninaye bagiye kukubwira. Uyu nguyu ari muri ya timu yatsinzwe bakuza. Yaje ari igisheni. Bakuza afite. Je nigeze mbangana nawe se? Je nigeze mbangana nawe. Ariko ubundi baca umugani ngo nugenda n'umuhanga uzaba umuhanga ugenda n'umuswa nawe uri umuswa. Sawa. Imbata ziragendana. Uyu yabivanyemo rero. Reka turebe. Reka tuze turebe ibyiwe ntari bikabisa. Nta kibazo uzazo basobanurira buhoro buhoro. Okay, bino biro 80 agiye guterura. Biro 80. Okay. Biro 80 ariko ndakeka bitaba bikomeye. Soft man. Numva nanjye nawe uzujyemo. Ngeno nawe ujyemo. Kunywa amazi. Kunywa agacupa k'amazi rwose. Ahangaha ngira ngo rero urabibona ko bose banganya. Dushyire 100. Shira 10. 10. Uri gushaka yuko umwe twebwe yihuta. Ngira ngo twihute tutabitindamo cyane. Ntabwo twabitindamo. Let's go. Ibi ni 100. Ahangaha ni 100. Soft man. Mr. Soft man. Uzimije buzi. Let's go.
soft Badman. badman Okay, ubu ngubu hano hari ibyuma n'icyakora inzara kirahari genda bizare hepfo karindwi n'igice mwana utu ngutu two muri gutu ariko nanjye ngera jyamo wumve zara ngo mbikore ubwo mugiye gukora 115 115 nukinyaganyiza ndetse mva mu rushanwa man ntago bapi man ngoma muhazi imireke oya icara ryama neza ugikuraho ukigeza aha we yanjye nakinyaganyiza ndetse mva mu rushanwa aya ntago ibintu ari ibyanjye mwana ibyanjye n'imikoro ubu mugiye kubira bingahe aha ni 115 115 n'igice karindwi n'igice uri abantu bakora siporo ugomba kwibuka gushyiraho kano kantu umuntu ukora muri gym yiyubashye kagarura ubu ngubu se cyo kizaho hirya kariho buriya nawe yakariho ina muri factory ushatse ushiraho tubiri kuko hari twinshi twaranasagutse gym zirubavu ariko natwe ngo turahari atubwiye Turahari man. Wese ugize bone wa munyarusizi witombore wari ukoresha amadebe. Softy Mr. Softy man bombo clat waya se fire dede hajeho hard man hard man sasa hard body Badman. let's go n'amazi rwose Ni fresh man. Urabona mfite ubwoba ni banarangije kuvaho kare. ariko nizeye ko mwese mwaje mwari ndakugeza kuri 5 kilo Ikibazo mfite man. ntabwo umuhungara harya twongeyeho hari gatanu wese ubwo ni 125 125 ubu ngubu let's go Softy man ave umva igihagarika hanze ngwino arahonze gangwa amazi atari yabura kamaremo nzana yandi hariya bakongera amazi ndibyimbe ntago ari buruka amazi ra aya mazi aba akenewe mani amazi aba akenewe dukeya ariko ntabwo ugotomera okay yep esprit ngiye kutamwita mu cyicu ariko harimo n'inzara harimo n'inzara Ewana mwihorere. ubu tuvugana ngiye kugira vuba vuba nk'uryamanye n'umusazi ngo agiye kukwakwanya aha ibyo turabireba rwose mugani wawe aya kabiri n'igice kemere yake kabiri n'igice saka se neza ushaka kabiri n'igice saka ni vuba vuba zana gatanu wa mubyeyi wirukane vuba utajya muri gari modokari z'urubavu zabuze mani nabanje ho kabiri akoze muri gushaka iki mugabo yabigusabye ko muri mushaka kumurengera abantu bagabo se baterura amagarama ariko nawe yawe niko koki uko murebe ko natari ponda ziri burenge hariya nagalenga ndagasa utegereze turebe akomeza minyatariye uso wavutura mu byibuho niko zana gatanu ako kufite ubwoba Ntabwo bafite man. Urabona bagaze afite ubwoba se. Naje guhagara nawe. ufite ubwoba guhagarara nagakiri kuvuga wajyana umukindo aha nikorate bishyiraho 2.5 atazagera avuga ngo ntabwo twamuhaye ngo just ngo bonus nose yarayirenga ko muyimusabiye mani Rutambi wakurushije umunwa uzaza ucishamo ikibazo ntabwo ari umuntu ukora ubu ngubu ni 130 muniga aracecetse aramukubita acecetse
hari igihe uvuga cyane twagiye ibikorwa bikabura. soft man ubona ukuntu ajyamo akabalance nkahita nkagarura nkahita ngasubizayo soft man Fasha gutya. natutera ubwoba mwana ntabwo bafite mani mwese uragikuraho ndabuzwa n'iki bagusabiye 25 ni amagarama uyu ni umucamanza utango gerayo gushyiramo wamu ntabwo wariye ariko we mbega imboga zihiye uyu ni ubugari Katubanze turya akantu man. Katubanze tugire ikintu turya. oya ibi ni ibisanzwe hari ahandi nawe ya ibi ni ibisanzwe mani turacyakomeza turacyafite izindi steps ngo tugomba kugeraho dufite step dusigaje step ebyiri eshatu ahubwo eshatu no guterura kenshi dufite squat yes none ngo durabona muva gusenya uko ni modoka rya toni deadlift nerura 25 500 kilo turabireba mani yiguka si byose twagiye kuri nuzi biro byinshi terura inshuro nyinshi Ujya kora ijana. terura inshuro nyinshi ijana sara arakora kabiri ani ruzungu fresh kabisa tugiye Gerayo. 1 2 3 naga karenza 4 naga karenza 5 reba ya TTA Spray. umuntu wagira ngo yanyagiwe reba kuri rino zuba 7 have tongere have 80 nani se rutambara kageze ibaze kuko z'umunani nkaba ngiye gukora senkani ariko muvaye ariko mu ntara barabashuka ukajya guhereza ku gifuka kibina ukagira ngo ziguterura zaramuzanira amazi mu matira amazi ndibyimbe aya fasha ngakora ako kasenga bigakora aho gukora tubibutse. 200. Maze gukora inshuro 8. akoze icyo ntabwo ngenda sabwa kanga kugira mu rushe 9. iya nyuma ni na posteri ni gutya yego Mugiye kurya 500 mubwira. nihondi ni ureni samaki itarimo n'amahwa shani mama imana umuntu twahuye ni Thompson ejo wavuga Ariko wakumvisha wewe uri Thompson iyi yaki umuntu yajya gatoya amahwa aha wateruye bese ariko kari agafi bibiri bita Thompson muri murasi umuntu akarya gatoya amahwa aho ufashe ni uturuma turi muri gym koratiza man. Koratiza. Spray. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 let's go 5 6 simukubye izakoze mu ngenza ajya nzikuba ni double Thompson 16 akoze umunani mu 16 wewe uri Thompson twakomeje nose ndakomeza n'umuntu ndusha cyafite ahandi hantu tugomba kubitanira aho tugiye igihumbi njye ngo n'ibihumbi maze kuba kabiri abishireho nanjye nabiterura aha wowe reka kumukanga cyane mukanga ikize werekana ibikorwa akira kibi ni umuntu tugiye kuri deadlift. Ubwo zino exercise ebyiri tumaze gukora zitandukanye zo kuri chest. yego utamamaze gutsinda ubwo ni 2-0. oya ahubwo ni bibiri mu ni kimwe zero ni bibiri 2-0 none so washyize exercise ebyiri ubwo muri bibiri zeru kuri bine kuri 4. Okay. Bisigaye kabiri. bagiye guterura handi hasi gutya ngo
iyi exercise rero bisaba kuyitondera umuntu utayizi. tudutebe se iyi exercise no kwitondera umuntu utayizi ntabwo upfa kuyikora. Niyo bita urucabana. bose barayizi Bisanga kikute kuri kino kintu. Barayimenyereye. Bino ni 200. Ibyo mugiye guheraho. none se abavanaho icyuma no munigarabizi kurusha Uyu? Gaba gushuka gamuke vuba. Twagiye guhera hano ku 200. Mushuke. Mu guteruraho inshuro imwe. wamubonye amazi Banyita nguki? Mr. Nguki. Mr. Nguki. Mr. Softman Soft man. Soft. Icumi. bagiye kongeraho irindi 10 ibi byari bingahe Oya 10. 120. okay Ibi byari 200 nitwongera 10 ni 120. 120 Asisha nani sikogeza. Ntabwo sikogeza umupira. kogeza umupira ndabizi rwose Ukavuga uti kana kapti biro bingahe? hamwe ngo nicare noneho Nabogeza. twagiye Sikona wajangu muri sauna. muri massage aho 120. muvuye Ku ijana. twagiye Rubavu Let's go. ya ruta gabivane hasi nimbura umugabo Ni uwambere ku isi. Ni uwambere ku isi ntabwo ari uwambere mu gihugu. Tubigire iryine. Tubigire iryine. hano hari umufana wanesheje umutwe Rutambi ni uwa mbere mu gihugu ufite abantu uzi bangahe baterura ibyuma ngewe mfite abantu 4 abantu bane Ninde wa mbere hari Softman Rutazi ko wibatije izina wangu ngo Rutambi Mr. Soft man. Rutambi niwe wa mbere uyu munyarubavu ndamuzi ariko izina ntabwo ndizi ariko araza kumukurikira Badman. Na Badman. Badman arabasha Ibi ni ibiro 135 mugiye guterura. 135 Satrat. Yep. Masemani uyu muntu yakakabora arakazi man oya ntago ari kumushuka turareba aho bigarukira ntago ari kumushuka rwose batukurebe aho bigarukira rwose Onyesha Mr. Soft man. Aka kantu kuri ya gahunda wambajijeho ubushize. Aka niko sawa cyane. aka niko sawa Iyi exercise uyikora neza iragufasha kuri ya gahunda. ndavana ariyo nterura gusa mujya kongeraho 30. bagiye kongeraho Ubwo ni 165 bagiye gukora. oya oya kandi 165 abagabo wapi ntago muri Mukeneyemo aba akaruhuko? Nta karuhuko mukeneyemo? Oya karuhuko karemewe. Karuhuko karemewe Oya karemewe basi. Jya nka rubitre ngenda byemereye kuri karemewe. Karemewe. nta mukino utagiramo akaruhuko Karemewe. k'umunota kaba kemewe k'umunota Karemewe. Karemewe. reka banze yinywera amazi Aba tipe. Ni mwe muretse. Ntabwo mutangiye icyari. Niko Byo kumasikiza. Yikinda. Asa narenga. Enda. Ntago arenga. Uyu ntago arenga. Uyu
hari umunsi Esprit. Numucika hano amusiga heza. Numucika ahangaha ndamenya ko aramushika. twagiye he. Let's go. soft man 165. Ya 65. Umugabo wanza gahunda ari sawa. Uyu nguyu. Wera ndakubona bizi kabisa. Sherewe yaturabura. Ubu mwongeye 210. Ubwo ni 175. Bari bamaze Ubushize wowe nakuza hano niho mwakandiranye. umwe narangije namugarukije ku 180 uyu nguyu yatsinze bagarukiye ku 140 numva ngo 180 nagazi ko bisa birebesha amaso 180 mwabiteruye he none usubiramo video mwatora 170 sinari barise dusubiramo video Reka tubikemura ahangaha, reka tubikemura ahangaha. Umucamanza dore nguyu 180 singibyo bikora ntabwo kinyeganyega Banza uruhukeho. banza uruhuke Umunota umwe. ubusa nkute ngo petit frère kandi ufite ubwanwa kandi dore wa mutipe ikintu yabuze wa undi yabuze iki ni sauna uyu nguyu yabonaga kujya kwiyogoshesha nuko ni ukuvuga ngo iyo ugabanya umusatsi n'ibiro bya rikoro nibyo tubonye tumuhaye amahirwe ya kabiri Ariko washaka naga, wakamara naga wanamukiza kuri ga. twamukiza naga Gazi rafasha man. Gazi rafasha. ni mu mushakire ga Biro biremereye. Bazikeneye kabisa. ariko se ko mwasaze niko ko mwasaze kuko mu byukuri waba utabasha kurya babigwera musoro rukabibasha turasangira wenda uhari biramenye ko urya nabi nyine nibimwe nakubwiye ubusa nabona nabi nkameze gutyo ugusubi kunyere ku mubyibuho urusha ingurube niko nose ndabike wabonetse se witeguye bajya utizaga utazabwira abanyarubavu ngo Rutambi ngo yambaye ga cyangwa utizi zanjye Yambo wamutiza kugira ngo dutinza ngo abantu. mva kwiyemera kwabwo nagashaka gutira none mwice mwicariye ikibazo ufite ni ikihari yego hasi ndi kuvugana odo urazihinduje wa mugabo ntago ari bazambara ntago ari bazambara shirama ku kaboko kandi erega mu cyaro ntago ari hane mu cyaro ntago ari heza shirama ku naniza goresheje sawa uyu nguyu arimo aramurega Let's go. Yep. Rubavu FC oye Iyi game ubu ngubu bimeze neza. yawugoroye neza straight ufite icyayi kibazo Ahagaze. soft man Kabiri n'igice. Kabiri n'igice. Asa ni ugiye kumurangiriza Rutanga ni ugiye kumurangiriza Oya ni 180. Karindwi n'igice 15 ari 175 Arari 175 twongeyeho kabiri n'igice bibaye 180 ubu ngubu. 180 bombo crack
take a breathe barwita urucambyaro ariko ibyo biroroshye cyane kabisa. ushaka kuruhuka cyangwa wemeye? Biremewe muri siporo, mu marushanwa biremewe. ukaruhuka uso twaba turi mu biki umuntu agenda aruhuka akagaruka none se ubundi iri mu biki ngiye gukora finisage ubu inzu narangiza kuyubaka hari inzu nayubatse ngiye gusiga amarange no gupavoma bavome reba ku tugado nongeye avuyeho agezwe ngiye kukwica mwiyicaye reka kwica rero Rutambi ase wakongera ukagerageza ra wambaye ga aragerageza iki ko yavuyemo umuntu yakoze byamunaniye ari byo ngibyo na wa undi yatakagaruka abandi bagiye akavuga nanjye nararuhutse nagarutse bushuna nabo bagaruka ko nabo baruhutse nakora reka kugutera umunwa wa danje Rutambi Padman Rutambi ni ukuvuga ngo ubundi njye nta ntandukaniye n'inkuba ukuri gute inkuba buriya kuba ari ya na hano wayicikira mu nyamaswa ndi inyari uri kumva Bomo Grat wayase Rutambi tugikomeza mu modoka ndi Bugatti bisobanuye komeza nyine ibyo niho bimbwire waje kuvugana na waje kuvugana n'icyuma hanga Karutamba kwereka kuzingira ako Rutabwo sibyo biro wagarukiyeho byinshi 180 kuzamura gutya ariko wewe undebye reba ibiro mfite uko nari bikeye ariko ibintu nterura ubundi ugiye wari ikiro ku kindi breakdown nyirusha imbaraga ikiro ku kindi breakdown njye nyirusha imbaraga ariko ni nabyo bahaye imbaraga zimwe ntibaterura bimwe. umaye ibiro breakdown bifite njye nabikorera isi breakdown oya mbizi ukigereranya na breakdown ndamutse mfite ibiro 500 sinakikorera isi ukigereranya na breakdown terura ahubwo si ibingibi urabivanaho biri munyarubavu yabinaniwe wa Let's go. Twende kazi sasa hivi. Softman, Badman. What I say? Mr. Softman Mr. Softman Mr. Softman Softman Mr. Softman ariko hano ashoboye kukibyimba yakibyimba kareba nagerageza Kombaho nari. kombaho waruhutse bihagije waruhutse shuba waruhutse bihagije wakambara naga tugutize naga nuko ukirebesha amaso usikinyeganyega bakita beto n'ikinyeganyega ni amaso tugenda amaso umaze kuba 3-1 tugenda amaso Ubu tugiye kuyihe? ubu tugiye kuyo bita squat tugiye kuri squat ariyo yanjye uri kumva Softman ni ibintu bijyanye we nakubwira umuntu n'umushyi Oya nagaruka umuntu ndabizi neza. uyu muntu mibane ni mayinazi nje banyitateranya nakuba uyu nguyu ni negative imibare ase wakoze mana rwose ndakora icyo urisi byarangiye ubundi ibyo tugiye gukora ni uko kongeza bimaze kuba 3-0 squat muyikorera hariya bayishyira ahangaha nahangaha sha noneho kuri sowa terekeze nkwereke ko iyo ukora ku muntu ubu byarangiye kirimo namukora ni poromosiyo ubu ni ukumwongeza mfasha gutya
man ni bisanzwe ahangaho none umukubite mwana mukubite kabisa Imana. hano ndabizi uramwemeza turi mu kazi abanyagisenyi cyagiye bamuhaye amaboko ni murire mwafanye mukura ndabizi bari kurira gute ushobora bararirishwa n'iki byagenze gute sabwa ni iki iyo umuntu kidasanzwe akubise ibitego bibiri ukamukubitamo kamwe muba mugiye kuganira ni hagati aho ndica aya nuvuga nta muntu tujya duhangana ngo muhereze umwanya wo gutsinda muri ikintu na kimwe kuba utaha yazaza yambonye mu mutwe ngomba kukubikamo ubwoba n'umwana uzabyara akazajya avuga uti indi uzatera hazazamo ubwoba bwa Rutambi umuryango uzaba umwana ngazabyara zamwita Rutambi yego Rutambi Mr Softman papa wanjye ahangaha umunkubitire grand frère umunkubitire pe hajya mwamwenga iki cyuma cya gifite ibiro bingahe akagakoni kameze nk'agati ko kuri rido ha Kenya nakambuka impaka igeze muri 7 nateye nagatereka hasi Rutambi tambura kandi ntaho nimba abantu bawe nabo uzaza bakaba umwana wanjye agomba gukura ari intare nagahezo rega banga na selfie birakora abantu bo mu mujyi aya no mu mujyi ngaburiya nk'iyabibona umutima umeze ngo mu kiganda bari mu kiganda bawita umwoyo umwoyo gukuba umwoyo uri kudunda umwoyo guri mu gukuba utuboro uzi uko batwitara turano batwita fimbo zo kwambika kuri bare yo gushira mu disc fimbo za bare okay ntabwo nari nzi ko batwita kabisa igiseke baye kinini umunanyara agakuramo gutya akagira ngo umwe rusizi niko yagize twagize ngo agiye kwihagarika twagiye wa mugabo mw'icyo vuba ubu bagiye guhera kuri squat 200 squat 200 200 ndabizi ibyo n'amazi kuri bo uburyo uyikora nabyo birabara ugomba kugera hasi nka kuriya okay garukiyemo hagati uba watsinzwe ayo n'amazi ese subizi ni soft nyine karoroshye urupapuro ariko no kuri we ndabizi ko koroshya neza cyane rwose atangiye guhena kadushyiraho gatanu kadushyiraho gatanu reka umva aha nta bintu by'impuhwe bibamo shiraho 7 n'igice no panga ibiro ni njye usaba ibiro no kugomba ishireho nta bishiraho nare reka mwice vuba ashaka kwica undi mwana vuba waretse akakwemeza aho ngaho bisaba ko umuntu atanga support kuko cyakwica utageze ubonyeho 15 ni 15 115 twose ko nabonye tumeze aho ngaho turahari twinshi ariko urayikeneye support so twagiye ako kari koroshye ariko 115 ako karoroshye ntabwo ari buzamuke aha ntabwo uzamuka arazamuka urahaniya
harimo reka mpita nongeraho tarana harimo reka mpita nongeraho tarana yongereho kangana twongera gatanu oya ariko uri mu biki hano hasiga amajana yakubwiye ngo ngeraho gatanu ongeraho tarana ariko se abagabo bari mu bikira yareka nawe mwanditse nkabaga umuntu uvuga njaha ngaha aha isi yineretse gutya ku mugongo nayimanukura kugira ngo ayizamukane ntabwo natuma isi ikuzimu igomba kuguma hejuru ubase mani uko nukwikina urimo mani uko nukwikina na nubu se na nubu dukore mani saza arimo ukore dukore suranga niko Rutambi duhuza amaso ubona ngende wo kwisi ubwo si njye ndebye neza wabona uri wo kwisi niko banzire bone unamuniga kurusha ukuboko ubundi kurya ibintu by'amateka uso twahurire nakumanyure gutya ubuso twahurire uso twahurire izina ry'Imana nawe erega nawe urabizi ko ari umuneke niko we tuvugisha ukuri ubundi umuntu wanditse bira nuko byamucitse ninjye wakiswe Mariku mara ko nukwikina kose ubu cya Samusoni ninjye wakagiye muri Bibiliya nyitwa Samusoni cya Mariku nukuvuga ngo bavugurure Bibiliya ni bavugurure Bibiliya muvugurure Bibiliya Rutambi agomba kwitwa Samusoni urumva nawe ushaka kwicwa n'umugore ubundi we nabikubwiye cyagiye wolaga porridge ariko se urumva gauzurenga Rutambi batari nko kuri senta ari kwikina na ni umunywa mana bafite ahubwo ubu ngubu bagiye kubira bingahe yakora 125 kuri squat ibi nibyo bigoye kurusha hano hose twakoze 125 twende soft man bumba guma hafi mu support man ngomwe support nta kintu mumarira arabiterura ariko se uvugisha ukuri uratema zirantoki aha turabireba aha reka nanjye ncunganywe nawe bafite ikihe kibazo ubu ugomba guhaba n'abanyagisenyi mwazamuka ku gisenyi kuko bagasasa ibitenge ahantu ucomotse sinshaka gusigira mu ndege cyangwa imodoka ngo ngandagire ku butaka ku bitenge by'abanyagisenyi barakubyaye se reka turebe aho babyaye mwemeza ariko cyangwa reka nk'umubyeyi wabyaye umunekesha kwemeza ntago azamuka arahaneye Soft man! Mr. Soft man! Bomba club! Igikoko! Soft man! Igikoko cy'umujyi! Soft man! Mr. Soft man! Nare! Nibyo mbabwiye. Samusoni wo muri Bibiliya! Bagomba guhindura Bibiliya hakajyamo Rutambi mu ishyamba cya Samusoni bagacishamo umurongo. Bagomba guhindura. Bashyira agapapuro bajya bandika ngo Rutambi. Yego, muri Bibiliya Samusoni agomba kuvamo akajyamo Rutambi. Bahindura Bibiliya ni mu Imana. Wazagiye muri WW yo muri Amerika. Hariya reka manze mabye ubundi urabanza ugahabya abo mwegeranye kandi njyamo n'abazakwihamagaririra bonyine unose ubundi wamamagara n'ubundi nabara nabo nabahabye cyangwa baraguhamagarira bangira bariya Johnson umushizana natamuka mushirariye Johnson ni cyambere na mbere ndamusumba umeze nka Derok Derok arashaje ngira vuba nashaka kugenda bagiye so byose byarangiye reka tubabazeho tugambo dukeya uko irushanwa ryari rimeze banze tureke tubaze umusifuzi irushanwa ryari rimeze afite discipline cyangwa byakanye discipline ikigaragara kandi ngira ngo ntaho twabereye byese mwayibonye ko ibiro ko twagiye tubyongera aho mwayibonye ko Rutambi atsinze monota ne kuri 0 hano hose yamutsinze abakoze hose yaba ari flat bench yaba gutera inshuro nyinshi yaba ari deadlift yaba ari squat ahantu hose ndigini uyu nguyu mu mibare nikuramo kandi mukajya muvuga ngo kane kuri 0 kandi nawe yakoze kaneze ho kane ku bice guki kane ku bice kane kuri kuramo kuri minus gira vuga ko timo turi hute uko irushanwa ryari rimeze muri rusange iri ahereye aho mugeze ubu irushanwa ryari rimeze aho twahereye natanye nirira imineke none ngeze ku bugari umuntu ni poliki
poli ishyushyize mu mazi ashyushye iroroha none iyo yoroshye ni zimwe abantu bumbera abantu badafite amenyo none njyewe abashyuzi 32 si ubwo yari kunanirwa kumurya ni agapotaje ukuntu ukuyikina mani si byose urumva gutsindwa bibaho mani si byo hari ikipe idatsindwa kandi no kwimpuruvinga biroroha ejo wagaruka ukamukuye neza wakinnye neza nta muntu ugera kandi jewe urumva ntabwo wakifata ngo uzenguruke ugere finali uri umuntu uraho guco gusa ubu nakaze burya urumva ubundi nakaze ubwira ngo nyuma y'amezi angahe nakoze fitness nzagaruka ko ntabwo iminsi ica kimwe ubwo hata abanyarwanda bafana Rutambi simuzigira mu buri byishimo ubu ngubu ntabwo ari Rutambi wina ni Rutambi wo muri Bibiliya Samson agomba gucibwamo umurongo Samson agomba kuvamo yarimeze muri rusange aho mwatangiranye n'abashuti banyu bakavamo ugasigara we byari bimeze bite ijoro ryageze gute muri rusange jewe ndashimira Imana kuko dutangirira irushanwa tugejeje finale Imana yatubaye hafi ndabagiriyemo ikibazo ewana kabisa ndashimira Imana icyo nico kintu cya mbere ndashimira Imana ubu ngubu rero ewana amarushanwa ararangiye yes ndatsinzwe ariko anytime ni ugukora cyane ubwo nibwo bwa mbere nahura na Rutambi kandi nta kipe idatsindwa ewana amakipe aragenda agahura agatsindwa ariko ubu ngubu anytime zaza nivuguruye tu uzivugurura kandi ushaje ndashaje sabwo nzigana nawe ntabwo nshaje mari nagumwana nawe namurangije reka twibarize umufana wa Rutambi hano hari umufana wa Rutambi ngwino hano wahoze ufana Rutambi mu irushanwa twabonye wasizoye Rutambi wamumenye ryari Rutambi yashize imyaka 2 mumenye ari muri ibi bintu ari muri ibi bintu oya ntabwo ndi gukabya ariko mu marushanwa atangiye gukora ku buryo agaragara ku rwego rukomeye hashifo 1 year umwaka ariko atsinda ku kigero gikomeye uravuga rero ngo ku isi wamugereranya nande kubera ko agifite imyaka yo hasi ashobora gufata range ya Schwarzenegger nibyo umusaza si kureba kure Rutambi ni umunyamateka mu Rwanda Schwarzenegger w'i Kigali Schwarzenegger w'i Kigali nibyo Schwarzenegger w'i Kigali yego nkafata experience amaze kugira nkabona yuko uretse kuba yaba ari gukorera hano mu Rwanda ariko ubundi ari kuri level mpuzamahanga icyo wabwira Rutambi unamuryaho n'agafoto babakubita agafoto ikintu gikomeye na mushimira kuko niba ibi bintu bishobora gukorwa n'abantu bakomeye ku isi bayobora igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe akaba ari kubikora in this Africa akwiriye kuba mu Rwanda akwiriye kuba azamuka ku rwego rwa Afrika ndetse n'Uburayi bakabona yuko natwe mu Rwanda dufite abasore barya neza badafite ikibazo mu bigendanye no kubaka umubiri nibyo na leta ibonereho nk'uru dufite irushanwa bita Fitness Tower Championship ini byo rushanwa ryabuze agira ibintu byose leta ibonereho ni sport ntabwo ari ibi gusa harimo iteramakofe harimo imikino itabera mu Rwanda ni ibyo ngibyo ngubu byahageze kandi n'ibihembo bizagira biba bigaragara n'abaterankunga batangiye kuboneka yamani so tudatinze reka duhamagare umusifuzi abaha ibihembo abantu basinze n'uriya azaduhe fair play dusoza ikiganiro dusoza umukino wacu yemba nkuko twe twakiberetse kare iki nicyo gikombe cy'umunyarwanda wa mbere ufite imbaraga kurusha abandi Mr. Softman oya mfata kano gafoto number 1 in Rwanda Rwanda kabisa number 1 in Rwanda Softman umunyarwanda wa mbere ubasha guterura ibiro byinshi turasaba jya tulimanga cyangwa niwe bafotoye ni njyewe urimo mu Imana wajya bari babizi umuntu adafite abdomino nka harabura habs gusa abdomino sasa hari na sheke y'ibihumbi 500 nkuko twari twabibabwiye
y'ibihumbi 500 yatanzwe na GJC Media TV, niyo yatanze ino nkunga yo gutanga ino sheke na Fitness Tower Championship. Yes. Umuntu uzi ko muri mideni gira vuba hamagana toye nayamara. Yes. Uri kubona ko ibintu bimaze kugira agaciro. Niba nshobora gukora agatuza kakamemba. umubiri kaguyemba abandi bateza kuwutanga amafaranga. Wajya aho ngaho tukarya ifoto y'abantu bari mu gikorwa. Rutambi sara tumagaragara. Mu maso ntago ingofero. Aya ntari. N'abantu bashaka gukurikirana Rutambi nimujya kuri IG ni Rutambi official. Iki gikombe n'amafoto no muri bubisange. Na Rutambi comedy nagiye kugaruka ngiye gukomeza n'ubundi ni chillinzi. So yari GJC Media TV, abakunzi bayo turakomeza tubaha ibyiza, ibi bizavaho hazi ibindi hazi ayandi marushanwa. Ciao nakagaruka sibyo Rutambi. Kandi n'abantu bankomeje bakagumya bakabafana banyise bave bakagwa esprit muri comment. Dukomezanye ibintu biracyaza. Agende bagwe congratulations muri comment. Yego komana yanjye. Ngiye buri kuntu umeze. Akavuye uno munsi mitagaruka ndi rivage. Ubutaha ngo tujye kujya muri Bukede. Hari ibuganda. Hari ndege yitwa Bukede. Ni televiziyo yego. Ikurikira NTV. Hari n'agace bita Bukede hara mu Buganda. Hari indege rero yahaguye. Ubu breakdown ni njyewe. Ni wowe gutera indege. Nyuma mu Imana. Ubusoko ko sinjye wakayizamuye. Rutambi murakoze abantu bakunda Rutambi ndabakunda byatari kandi mujye mugumya mu nshyigikire mugende ku mbuga zanjye ni NT show nimushaka kureba ibya siporo bimeze neza nimugende kuri IG ni Rutambi official nimugende ku bicyano ndabishyura simugira ikibazo mwewe mutora ari umurongo umuntu ufite ideni mu Imana ndamwishyura.